Our broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm tuzareba umugabo uwari kungiye ibintu nabonye ndabizi neza kandi nanabihagazeho. Se nibihe wabonye? Oya kuvuze tuzareba umugabo uwari we. Sibyo se? Sakomeza ubumaneko bwawe. Kuraje kandi. Ndaneka rwose. Hello? Sabaye cyo uri he? Uzi ko umukobwa yambuze. Batubijeho telefone rero ngiye kuza kumureba urumva. Nigire nkaho mukumbuye ariko mbere yuko nza wase undarahari. Mbere yuko nza rero soka jure kuri gate. Soka tufane. cyane. Sorry. Ese wowe hagereza. Umva nabirenze ubase. Ese wowe biti? Ni sawa. Uramukobwa sari mu biki? Ari marareba televiziyo bya bindi byo. Uzi ko wagiye ukabura no nanye nkakura byanyabyo. Ngiye nabaye munyamerika nanjye. Nasugo yukura telefone warenze ukagira. Mwana wowe ribira bintu nakurikira gute? Nesi yuguma hari umuntu ari kumenya yuko utari. Ambabarira. Hari umuntu ari kumenya yuko utari muzi. Ko nawe bwo nagushatse ngakura nkahangayika se? Ko hangayikishwa ni uwo mutima sura ugira. Nawe warakabije. Naramaze umva nkubaze. Mwese ibintu biza amaze iminsi ambwira nibyo. Ndibikize. Wowe ugashyana ngo ugasengana na Lyinda gashaka kutumenyera. Gabanya igikabyo shaka mubwire ngo bimeze bite. Harara akagoryi katuri bubi. Niba undi wasanze duhagaze hano. Aha. Yakifasha. Noneho biriya bintu rero byuko yadusanganye hano. Yabigize urwitwazo asigena. Yakoze nanjye icyiza ntabwo nta kinarambaza. Ariko umuntu witwa mu Amerika yewe nta gisindira bakubitana hano ati byose ndabivuga. Muri Amerika sindabizi kigira ubwoba kiraryamye cyaje cyasinze. Kwakurana njya mbona rero azaturaburiza. Azasara turaburiza. Nabaza ubwengesho no tayo bijya dukeneye. Ahubwo umva nkubwire. Kari agacucu noneho ngo basigaye bahura. Akamubwira ati urumva noneho nkurikije ibintu kabwira Breeze. Shaka yenda kose nubundi Lyinda ntabwo yababuze kuba hari ibintu dukeka. Karamvuze. Ntabwo yabura kuvuga. Kubera ko urumva nose umuntu utinyuka kubwira Breeze ngo ibintu byose ngo yarabivumbuye ngo azabivuga ubwo kwereka ko wavuga. Hano nyine urumva kuba yaranatubonanye ubundi hirega ikibazo buriya cya mbere nanjye ubwo nyine nabonye ko byarimo ari imibare mike twakoze kuba yarambonanye buriya na Breeze. Buriya nje nawe nta kintu bitwaye ariko kumbana na Breeze afite ukundi kuntu tubonana hano mu rugo biriya bintu bishobora nyine byatu ngo turagakorera iki kariya rero ni ikintu cyo numva nakora. Umva no gushaka ukuntu tugateranya na Lyinda kuko nta kindi kintu kibaho kandi kugateranya na Lyinda nibyo babyikorera mnyuze muri ko kubera yuko kiretse nawe tumuhemukira no tuzabaho demuka. Uramutera so wamuteranya gute? Kubipanga nyine umuntu akabitekereza kuko please dukomeza kumuha umwanya niko kabisa ejo urusanga ibintu byose birarangiye. Noneho na Grace maze iminsi muhamagara anyita ubundi we mwereka kuvugana. Ibyo bya Grace byihoreye kwanza. Reka mbanze nkwibarize. Nk'ubu ko bavuga ngo Innocente ndi umugome. Nkako gakobwa gatangiye kumenyera. Je Innocente mimicira umuntu wanyendereje. Nk'ubu nkafashe nkakazingazinga nkakambura ubuzima ngo nabamemutse. Burya rega ujya guhangana n'umuntu ubona wo guhanganye. Ubusura harakara gakobwa ariko katuma umuntu afata amafaranga nk'ayo yashoye muri ba Grace akagena yo kuyashora kwera kari agacucu kweri ko none turabakora iki mbona kunda umuntu yaburuka mwikiza nabikubwiye kandi ikindi
uriya ngiye nshobora no kumuhindura mu buryo bw'imitekerereze ibyo bindekeye. Okay, uri bikore we banza umve nkubwire kubona umaze igihe kinini nako ibyo ngibyo byoreye mbanza umbwire Grace mwera kuvugana ko njye muhamagara nanyitabe ikina cyo mu mutwe ni zero ubwo ze twavuganiye muvugana mute subusana muvugana mute yaramamagaraga none se nyine none telefone yari iriho nanjye biba byamvuyeho umva se cyo ndi kukubwira gushaka ukuntu rero ubwo ngubwo uvugana na Grace mubonane tumenye uburyo dukemana ikibazo cyarenda kikava mu nzira. Ikindi kandi kubona umaze iminsi utabonana n'uyu mukobwa ukaba ugiye kumureba mwavuganye se ubundi ese surprise ashambwira nta kibazo ntabwo mwavuganye ntabwo tuzi ngo gufata ute ntabwo tuzi ibintu uriya mukobwa yamaze kumushyira mu mutwe ntabwo tuzi ibyo ari kugutekerezaho ubu ngubu uramwitwara hute kugenda musekera nk'ibisanzwe nkaho nta n'ikintu cyabaye nari nkumbuye telefone yanjye byari yarapfuye ibintu nk'ibi hanyuma mbwira ko ari uri he ko ashobora kuba yaranaje mu kazi kenshi nari naragiye mu ntara mbura ukuntu mubwira nzara kuvuga ngo telefone yapfuye none se nidusanga ari ibintu bamguteranya ijoro byitwara mute ndatungurwa mbyihakana ibyo se n'ibintu byadanje rero reka mubwire usenge kari agacucu nikaze ko noneho kabasanganye kahita kamena umuceri hasi wari washwishwibiriza umuntu umureba gese karanze ikibazo cyawe rero ubwo ngo ashobora no kuza ukahita umufata mu ijoro nabyo mu ijoro ahubwo nambwira ati njye uranzi cyangwa urasaze ko kuba gufate okay noneho reka nkwereke sibyo yewe n'ubundi ndabazi ko nibereye kuri gate ngenda bangumya sibyo ngawe guru kujya kumureba sawa ja kanje kwirebera bakunze umva sikuretse gato mwana dufasha nagira akira mwana mane y'umukobwa asundi ubu ko nanjye afite ubwoba ko ashaka kutwicira umutwe Odi muho bite manicariye nyine hanze byandi byanjye nose kandi ugarutse gukora iki se wowe kuyeri koko nese naje hano ni sawa umva none se amakuru ko nari ngukumbuye ashana sora umwana mubi naje hano nje gushaka Linda ndamubura nyine ndakomanga yanga kunyingura kandi hano nyuma ya wa munsi ninjoro uzana se kunyega yego ko naraje masanga umukobwa arambwangarimo naninjiyemo ndamubura ndakomanga yanga kunyingura warasaze nese kuki waje utamumagaye wifata ugende kuri telefone cyane reka mubwire nagiye mu ntangiye gukora telefone yanjye barayiba urumva telefone yawe yose ku buryo utaruzi nimero zanjye mu mutwe wose kwizangira zize ndazize nyine cyane hazo nzi rwose babizi mafite byinshi mu mutwe biba byagiye cyambere no kwangukunda makuru se sharika tubireke ntacyo tuzagura indi gusa sindemeye shana kuri barayibye bisubizo ute daho shana ngo ncamaje nawe mukumbuye umva mbaye nkigera mu rugo numvaga ntayo nahumeka ntarakubona aha ese urwo kubaze wapfuye iki na Breeze numvaga mushaka anyumvise no gukora kweri koko nese kuki utambwiye kuri buze none se ni ngombwa ngo mbikubwire nyine naramushaka urumva utashaka guteza intambara uragira ngo mudugudu wose bahurure bavuge ngo abantu barwanye nashakaga ngo tuganire ngiye ambwira impamvu agufata gutyo bare buri musaza wanjye kandi ndagukunda ngomba rero kumenya uko umeze igihe cyo cyose warakoze nose warahamuza mwarahuye se kandi naramubonye naraje ndakomanga yanga kunyingura kandi nahanyuze masanga agakobwa ndakarangije kambwira ko agakobwa wasanze nagasanze karimo kuvamo hano iwawe kameze gate n'umukobwa w'agati gatoya nyine unanutse muremure usutse ibintu biguruka wirabura nta kintu yakubashije
yarambajije ngo kuje hano uruwahe ko nakuzi ndamaze wowe uruwahehe ndamugamuga ko ndi mushiki wawe nawe arambwira ati nyine ngo ni inshuti ya Linda ndangije nyine nsa nk'umubwiraho nyine ibibazo byawe na Linda noneho arangije arikanga ariko nakubwiye n'ibyo yamubwiye se narabimubwiye nyine kari akantu ni akagome kanaguhemukira biriya bintu wakabwiye ko gafite ibindi bintu Linda aba yarakabeshye burakumvaga kuri murakabeshye oya n'uyu nguyu kari wese sawa ari bite sawa bitaho sawa makuru yanyu sawa bite wese sawa haraburanye haraburanye mu minsi hano basanura Linda arimo Linda arahari ariko ari kumwe n'umushyitsi ntabwo mwe mwavuganye se shapu nampamagaye numva nimero ye nayiriho ariko ubwo umushyitsi se urimo watuma tutavugana ndumva nawe none se umva yasize ambwiye ko nta muntu ashaka ko yinjira kuko ni umuntu uri kuganira ibintu bya bizinesi ibyiza rero wagenda ukazagugaruka nimugoroba ntabwo inshuti yanjye nzi yaganira n'umuntu ku buryo njye tutaganira nese ubwo ashaka kuneza ibibazo ariko yambwiye ko nta wundi muntu ashaka hano ko yambwiye ngo nagiye umuntu uca hano wabyumvisha ukagaruka kumureba nimugoroba bigutwaye iki oya ntacyo ninsanga ibintu byihutirwa njye nanakishaka kandi akanzaganira ariko kuntu ushaka ikibazo arabifata nabi ngiye ko yatumye nonoherezayo umuntu Zaba ibyo byihorere nta kintu na kimwe cyatuma nareba inshuti yanjye ari kwanga ko ninjira ngo yamubujije Linda abuza Zaba ko umuntu yinjira ikibazo cyo noneho ndi kumva nziye isaha kabisa n'iki kuko ukuntu ndi kwiyumva ndi kumva ndi mu bintu by'ukuri muhorera ibintu byo muri urugo ntabwo wabisobanukirwa reka ahubwo nkwereke abantu nushaka mbaro bagendere kure ubu ngubu nisengera n'ama stress menshi abantu buretse gato muhora mva mubwire abantu we bagendere kure aba bantu banakwica amana kuko nk'ubwo no ukwega ese ni ibiki wambwiye byo nyine no kubona umukobwa yinjiye muri iki gipangu ubu ni ibibazo mva mubwire basi mbabara uruve hano w'ubutashye ntago nshaka ibibazo byinshi byo nyine no kubona umukobwa tubonanye ubwabyo ni ibibazo ni stress gusa ntago ushaka kubyumva wereka mwereke mbabarira ubutashye turaza kuvugana ndaza kukubwira ibikurikira none se atubonana kuri musaza wanjye abizi nabimubwiye urumva harimo ikihe kibazo kandi azi kuri musaza wanjye ikibazo ni ibintu wamubwiye kandi ibintu nakubwiye nta muntu wundi wagombaga kubibwira yego komana kuko uri ubusanga afite ibindi bintu azi Linda mubeshye ku buryo ashobora kuba azi ko ari we ndahubwo ari ngiye hohotera Linda Zaba nyine ihangane ibi bihuri muzabicamo kandi bizarangira ntugire ikibazo sibyo kandi aho ukeneye ubufasha bwanjye nzagufasha sibyo nta kigendere wowe ugenda aza kuguhamagara kari agakobwa Zaba sawa bye ndakora iki mwaka byawe hajyumva kubaze sambwiye kuri mwana wawe mujyanye na Rugamba Rugamba na Brize se bahuriye baraziranye ibaze yuko Brize yaje akambwira uriya mwana ngo wamubyaranye na Zaba muri icyo gihe Innocente yaransetse nanjye ubwanjye numva ndigaye pe kuko rwose nanjye numvaga ibyo bintu bitashoboka pe gusa Imana yari iri hafi yo kubatamaza umva cyakora nanjye yarabimbwiye nyine numva biransekeje gusa ndavuga sharika kuko nabonaga confidence yabivuganye nkabona nyine ari kubivuga nk'umuntu ubizi ndavuga sharika nzakubaze nyine numva ibyari byo shasheri babara tuve muri ubwo bugambo ubwo ni n'ubugoryi ahubwo se mbwira ko muri utameze neza ari wari uri hano hafi se bite se mva ni karibu mva seri waje hanze nakubwira mbona utameze neza mva sharika nze mvugane nawe sawa
ese ubu kuri kunyirukansa abaye mana weri wambabariye kareka kumva amagambo yiriyanshira koko ubu wicaye utega amatwi ibintu arimo arakubwira koko ubundi se muri kuvuga ibiki nyine usanze ndi turi kuvuga kuri cya kibazo nyine cy'umwana wabyaranye na Zaba turaseka rero dusanga ntibyashoboka ako si ko wumvaga byashoboka njye Innocente ndamuzi ni inshuti yanjye nyine nabikoze kugira ngo wereke nyine ko atari byo kandi Innocente ndamuzi ntabwo ibyo yabikora mana we di koko urifata ukumva amagambo yiriya ryaryo ukayaha umwanya umukicarana ukumva ibintu arimo arakubwira koko ri ubundi sogeze umubaza ibintu bya wa mwana nta nyine usanze ari ibyo ngibyo twa turi kuvuga nta kindi shari mbabarira wica hirya no hino genda umubaze bya bintu by'umwana kandi umubazanye ubwenge bwinshi nawe ushyiremo ubwenge urabizi uriya mukobwa kunari indyarya ushyiremo ubwenge nawe ahubwo ubwo ndahita mubwira bya bintu by'uko agomba kunzanira umwana hano genda byose ubimubwire nanjye ngiye kujya mu rugo nje n'ubundi ndi kwihuta ari byo bintu nje kukubazaho ndagaruka nimugoroba maje kumubaza ngo ukuntu byagenze inshuti yanjye barangaho genda gusa nyine ibyo ntabwo byakunda pe ako seri wowe genda ubikorana ubwenge ushyiremo bya birungo byose nakubwiye ushyiremo kandi umenye ubwenge umva rero kubwira ibikize umve ngo yaje kuguza amafaranga nyine nuko atashaka kubyumva burya koko umunyarwanda yaciye umugani ngo indyarya mwana indyamirezi nanjye muri ako kanya nayo nangiye kumuneka koko muri iyi minsi ibintu byaranakomeye ntabwo byoroshye none se ahubwo umva ngo bazishaka ko ndi anti mubi umukobwa ameze ate ari aho ameze neza nyine ubusarangana ate yarakuze wowe uri mubi byo nta nubwo uzi n'ukuna ubu se ari mu rugo wapari kwa nyirakuru kandi birirwana kwa mama wa papa okay umva Sharon se wambabariye ejo ukazamuzana tukirwana nkamuhereza igare namuguriye koko wikuye 80,000 ri asigusa umwana wacu ko kuri 80,000 ari byica umva cyaze none hazasara yamaze iminsi arira amagare y'abana babandi ubona panga kuzari mugura ariko umva cyaje urakoze umva shanzamuzana ejo zakanzaniye twirirwa rero baranagakumba imyaka ingahe yose ishize ko ajya ngo duturanye Shabano wabiruka nawe nakurenganya umva ahubwo naringeze hano ngeze mu rugo numva sindi uryame narakubona bareka ntahe njye kuryama nese uturaganije kuruhuka reka njye kuruhuka ntagaruka cyangwa nzagaruka ejo shana kundi nabwo urakoze pe nari ngukumbuye ntabwo murekeze gusa ndi kureba filime yasira aho uzaze umurangire asuza zo ushaka amafaranga gusa nabwo uzaruhuka sasa cyambere ni franga shu fungira aho ngaho sawa merci umugambi wo guhuza umwana na se nicyo gitego cya mbere nayo ngiye gutsinda zino nkozi z'ibibi cyo kigiye ase nkaho buri kingo bita telefone ugiye ntago mari niwe ko nagushaka hari ibintu nangiye kubwira ni bya danje nyine